uyu munsi ushobora kwicara ukikomanga mu gatuza ugendeye ku byo wagezeho, imyaka ufite cyangwa se ibibazo wanyuzemo n'ibindi, warangiza ukikomanga mu gatuza uti nta kintu ntarabona. Mbaye nitunze kugusekamo gake, gusa nanone amakuru atari meza nuko nta muntu umenya byose. Iyo nteruro nkubwiye uraza kubimva neza numara kugira ibyo umenya kuri aba bantu ngiye kukubwira muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ibyo ubona nanjye nibyo mbona. Niba uzi ibyo bita impanga cyangwa se abana b'impanga, abo nabo niko bavutse, bitwa Abi na Brittany. Wenda sinzi ngo Abi ni uwuhe cyangwa se Brittany ni uwuhe, mbega ngo ninde nyiri umutwe w'iburyo cyangwa se uw'ibumoso, ariko ndabizi neza ko nawe uramutse ugiye gusuzuma hari ibintu byagutungura kuri aba bantu. Ni abantu babiri bavutse bafite igihimba kimwe ndetse n'amaguru amwe tudasize n'amaboko. Bagira amaboko abiri natwe twese, ndetse bahuje na bimwe mu bice nk'iby'ibanga cyangwa se by'imyibarukiro, igitsina. Buri wese afite umutwe we ndetse usanga agenzura igipande cye cy'umubiri, ari nayo mpamvu na bimwe mu bikorwa byoroshye nko kugenda bisaba ko babanza kubyumvikanaho cyangwa se kubyemeranyaho. Biragoye cyane ko wamubwira ngo vayo hano umwe muri bo wenda yifitiye ubute ngo bipfe gukunda. Bisaba ko bajyanirana bakagira igitekerezo kimwe. Muri iyi nkuru itari ndende, reka dukomoze kuri izi mpanga. N'ibiki wazimenyeho? Ese ibikorwa byo kubyara ndetse no kuzashaka umugabo ko zumva zibishaka, ese zibivugaho iki? Iyo zivuga kuri iyi ngingo bizagenda gute? Ese iyo umwe muri bo ari mu rukundo cyangwa se bakaba bamukunze bigenda bite cyangwa se bigenda gute? Ndumva nifuza kubamara amatsiko, reka bahe ikaze. Ikiganiro nimenya byinshi. Ibi byababayeho ni ibizwi nka conjoined twins. Mbega abana baba bazavuka ari babiri, ariko mu kwirema kwabo hakaba ibice by'irema byivanze cyangwa se bikirema byivanze ku bice bimwe na bimwe cyangwa se ibindi. Twese tumenyereye kugira abo tuvukana nabo, ariko se ni bangahe twakwihanganira gusangira ibice by'umubiri n'abo tuvukana? Tekereza nk'umusaza wawe cyangwa se mushiki wawe mufite igihimba kimwe cyangwa se imitwe ifatanye. Wenda byakugora kubyumva ari ibisanzwe cyangwa se byakugora kumva ari ibisanzwe, ariko aba ngaba bo ni kenshi bifuza kuvuga ku nkuru yabo. Urebye ibyo uri kubona, buri wese afite umutwe we bwite, nyamara ibice birimo igihimba, urukenyerero n'amaguru udasize n'imyanya y'ibanga byo barabisangiye. Na zimwe mu ngingo z'indani muri twe hari izo bahuriyeho, nubwo buri wese afite igifu cye, ibihaha ndetse n'uruti rw'umugongo rwe bwite. Ni ibintu ushatse wavuga ko biteye ubwoba utarahura nabo. Basa naho bafite imibiri ibiri itandukanye, ariko nanone igahurira mu gitereko cy'imbavu. Ubwo aba bana bavukaga, ababyeyi babo banzuye ko iyo byarashobokaga abaganga bari mu batandukanye, ariko byazaga naho iki kitari igitekerezo cyiza icyo gihe, kuko umwe muri bo yari bupfe ntabeho. Bitegereze nawe ukuntu bameze. Birumvikana ko kubaho neza kwabo cyangwa se kwaba bombi byose bishingira ku gukorera ibintu hamwe, kuko buri wese agenzura buri ruhande rw'umubiri ku giti cye, ku buryo n'ibikorwa birimo kugenda bibanza kubasaba kubyemeranyaho. Ibi ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko Brittany igice cye agenzura ni kigufi, mbese ni mugufi kuri mugenzi we Abi. Ibintu bituma Brittany asa n'ugenda ahagaze ku mano. Mu myitozo itagira ingano, aba bombi bize kandi banamenya koga mu mazi menshi, bazi kwiruka ndetse bazi gutwara igare nk'undi wese waba uzi cyangwa se nawe uri kunyumva hari ibyo banakurusha. Tekereza ko bazi gutwara imodoka. Muri bangahe mubizi? Bashobora kwibaza uko bafata feri cyangwa se ibyo gutwara kuri vola. Ni gute bahindukiza vola iburyo cyangwa se ibumoso? Ni inkuru ndende. Ubyumvise gutya ushobora gutekereza ko bombi bemeranya kuri buri kimwe, ariko siko bimeze, kuko buri wese yumva uburyohe bwiwe bwihariye bwa buri kimwe, haba n'ibiryo n'ibindi. Nyuma y'ibi byose basa nk'aho bafite ubushobozi bwihariye bwo kumva icyo buri umwe abatekereza. Ahazaza habo ni ahantu baba bagomba cyangwa se byagombye kumvikanaho ibizahabamo ndetse n'ibyo bazakora, kuko nko mu kazi iyo bahembwe bagabana uwo mushahara nk'aho ari abantu babiri. Bishobora kuba ari byo bavuze ubundi ngo babiri muri umwe, 2 in 1. Bombi bizera ndetse bifuza ko rimwe bazashingirwa bagakora imiryango bakagira abana n'ibindi nk'ibyo, ariko ntibakunda kubivugaho kenshi muri rubanda. Niba bitanarahindutse bakaba barakoze ubukwe ahubwo, kuko iyi nkuru yanditswe mu 2020.
Mu 2012 hari ibihuha byavuze ko Britani yaciye mu rukundo, nubwo aba bombi babihakanye. Bombi biberaho bishimye mu buryo utapfa gukeka uramutse ubabonye gutya. Isi ni ngari kandi hatse byinshi. Ni byinshi biberaho aho tutareba ndetse tutabona. Ese uwo ni iki uzi kidasanzwe cyangwa se gitangaje wasangiza abandi? Igitekerezo muri comment. Iki ni ikiganiro menya byinshi, ikiganiro ukurikirana neza iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu hirabura h'umukara kandi ijambo subscribe, ubundi ukajya ubona ubutumwa ako kanya buri uko dushyizeho ikiganiro gishya. Niba warabikoze birahagije, ariko utarabikora iki nicyo gihe. Nitwa Samuel Mugisha, niwe mwumvaga kuri microphone. Reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde, ibuka ukore subscribe.